ushobora kubona abakobwa bakora ibishoboka byose ngo bambare ubusa babarebe, ariko abahungu babahaze bakikomereza. buryo bakiguharayo uratambuka bakarebayo, ariko iyo baguhaze dufite abariho benshi muri no minsi biga kwambara ubusa. burya mu nama zitangwa ziravuga ngo mbere yuko wigisha abantu ngo batasambana bigishe kwambara. Mbese niba wirirwa wanitse umugongo uri inkumi, abasore bakunda umugongo bananirwa kurebayo. Mbese niba wirirwa wanitse ibibero, abasore bakunda ibibero bananirwa kuhareba. Mbere yuko wigisha abantu ngo batasambana bigishe kwambara. None se niba wirirwa wanitse ibere, abasore bakunda ibere bananirwa kurireba. Ariko abo mu gihe cya Nowa no mu gihe cya Loti bari barahaze amabere. Loti umunyabuntu yaravuze ngo abagabo nubwo ntabazi, aho kugira ngo babagirire nabi, ahubwo nibagirire nabi abakobwa banje narabibyariye. Nuko abagabo baravuga ati nubwo watwingingiriza izo nkumi umutima warazihaze. Ndabaza, mbese ubu abahungu bahaze abakobwa cyangwa? Urabimenya ku mutima wawe. Ubu dufite abahungu babana n'abakobwa kurenza abagabo bafite abagore. Kuwa mbere akamusohokana Igisenyi, kuwa kabiri akaba ari nawe i Kigali, undi kuwa gatatu bakazaje Ibyumba, n'undi wafashe kuwa kane agahindura uwa kane, n'ubundi bakazajyana i Kigali, kuwa gatanu bakaba bari i Kayonza, uwa gatandatu icyumweru kigashira sohokana buri mukobwa kugenda urahinduranya nk'uko guhinduranya imyambaro. Kandi kuko abakobwa bamaze kwishiramo ko babaye benshi, imitima ikaba yarahahamutse, aragenda akamwereka ko amukunda atanamukunda, akamwereka ko yamwimariyemo, naho umuhungu ari kumubara ati nindamuka amaze kumubona sinzongera no kumusuhuza. Tugwije abahungu benshi babatesha mutwe, akagaragara nkuzi ubwenge yarize azi n'Icyongereza, ariko imbabazi muri we yagirira mushiki we ntazo. Yamara kumurindagiza amuteye inda, agatangira nayo kumusebya avuga ati mva uriya mwamubonye igihe yatahiraga, kandi nawe watumaga ataha nijoro, imbere yawe hari urubanza. Mu gutesha umutwe nkunze kubwira ababyeyi babyaye, no kwisabatira ijambo nararivuze, nkiri mutoya nakundaga gutera amahane cyane, ntabwo wamvugiragamo ndi kubona uri gukora ibitari byo. Niba umaze kumpindanyiriza umwana wankubita, nkunze kubwira n'abasore bafite imbaraga bansu bavuga ngo wankubita ariko nanjye nakuruma, kuko ucumbisha imbaraga nagutera ibuye. Kubera iki si warahemutse, umutima w'imbabazi ntawo, umaze guhindanya abana 9, none ukungikanye n'uw'i Karongi ngo niwe ugiye kubakana nawe, ngo uri amasore uziritse abana 9 wagiye urabyara, bakuvuzeho ugaragaza kuri umuntu w'intama kandi uri igisambo. Nakuruma njewe. Nakuruma singu uyu pastor se harubwo ndahita ndumana, nakwihana nyuma namuciye urutoki, yambatiza namuciye urutoki. Dufite abana benshi b'abanyamwaga barindagiza abakobwa, ukamurindagiza kuva hasi kuko azi ko naramuka kuretse gatoya urahita wifatira abandi. Ubu dufite abana abasore babitsemo ubwoba, agahora afite ubwoba, ndamutse muretse buriya ntaryamanye nawe yafata undi, uri umugore we kandi uri iwabo, turi umukobwa nturi n'umugore, kereka ahubwo mugahinda gusa. None yaba yaranteye inda, Sodomu ni Gomora, ibi byaha bimaze kugera mu ijuru, marayika yaramanutse. Igeze nkora amavuna ahantu muri ibi bice byo hakurya iyi, nuko umubyeyi umwe abyukira mu materaniro afite agafuka karimo 60,000. Mu gusutama agiye kwitunganya, agafuka gasigaraho yarasutamye, agenda atazi ibyabaye. Undi mwizera arinjira abona iza 5 ziri guhinguka mu gafuka, kwituma arabihagarika, arakayora arakabika ifaranga. Bisoza rero umukecuru hasize nk'iminota 20, ndi kuvuga ngo haleluya, ati mva ari byo nibutse we, umusaza aranyica. Bazi ikibazo mu bamaze iminsi muri iri torero, urubanza rugiye kuzabaho, wayaguyeho wayatanga. Imana bashobora kuyibona ari woho babonye, Imana bashobora kuyanga bakurikije uko ubayeho, Imana bashobora kuyemera bakurikije uko ukora. Herezo ry'abatumvira Imana n'abanyabyaha bazaba he?
musozi, nta ngendo wakoze, ugahora wumva iby'Imana n'izi ndirimbo. Ariko uje uratekereza, niyo mpamvu ituma utamasha ngo uje mu Mana. Ibi bintu urwana nabyo ababyeyi bawe batazi, ibintu urwana nabyo umugabo wawe atazi, ibyo urwana nabyo umugore wawe atazi, ukaba urwana nabyo n'abaturanyi batabizi, ni ibiki bizatuma utaba mu giterane cy'abera? Namwe mukibaze, ni iki kizatuma utaba muri iryo teraniro ry'abera? Uje murabireba, buri wese ariyizi, ibyo arwana nabyo burya ntabwo ari iby'undi. Wibaze, wihererane n'umutima wawe, bizaba byaramaze iki masaha tumaze twicaye hano kuva mu gitondo iby'Imana bivugwa. Nakunze iyi korali yabanje kuririmba, yaririmbye ngo abafite amaso bashobora kuba bari kureba ibiriho. Imana ibahe umugisha namwe. Burya hari benshi bafite amaso abiri ariko batareba, ariko nkashimira nanone ko Imana ifite abandi bareba bakareba ibiriho. Burya hari igihe ubona ibintu bihari ukabona nta kindi cyabikuraho kereka Yesu agarutse. Yesu niwe uzahoza abarira, Yesu niwe uzahumuriza abapfakazi, Yesu nishobora kuzavanaho ibihombo biba mu bantu. Aba bagabo bararirimba nkumva nagiye kure, duherukanye kuri base, bararirimba bakavuga ngo dutahe, kandi njye wari wataha kure, nkavuga ngo njye ndikumva ntaravinaha. Ibintu biryoshye bimeze neza, igitaramo gikomeye cyane, ariko bisoza dutandukanye. Reka dushimire ijuru ryaturinze imva. Burya aho dutandukaniye hari abapfuye. Hari umugabo uherutse kumbabaza wapfuye, yagiye gusenga, umugore yasigaye mu rugo apfana n'abana 3 bajanye ku rusengero. Mu gutaha yari umushefu guide, bisoza imodoka ibacuza inkumbi. Bavandimwe, muri ubu buzima turabigihe gitoya, nkabasaba nk'abana b'Imana, mu buzima waba urimo, nanejejwe n'urubyiruko ruri haragura, abasore n'inkumi beza, bazi gukaraba, bazi kwisiga, bazi kwambara, ariko uko bakarabye nuko bisize urupfu ntabwo rubatinya. Ndashimira pastor umpaye umwanya. Ntabwo muvuze amena. Burya atabyemeye ntabwo nabwiriza hano yicaye. Ari uyoboye intara, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Ndashimira n'umufasha we, kandi nawe ni pastor sinzi yari nayobewe yari. Mwahagarara ma. Reka mbwira abayobozi b'itorero. Yesu ashimwe. Uriya niwe uri hejuru, uyoboye abagore bose bo mu ntara. Nkabwira uwo bicaranye rero, hatagira ugusunika. Waburetse kwicara mbese, hatagira ugusunika, amenye ko yicaranye n'umuyobozi. Mu gihe muri kwakira pastor, muje murakira abapastor 2. Si turukumvikana buri abayobozi. Yesu ashimwe. Umubyeyi mwiza utanga inama kuri pastor. Pastor sinzi niba ba mu rugo atavuga, ariko nawe bamuha inama. Batamuhaye inama n'inkoni yazishiramo. Nkunze kubwira abantu ngo tuyoboye, kamere zirimo, nabo tuyoboye zirimo. Zihuye rero izo gusa rero zakwambarana ubusa, ariko mwuka arazihosha. Haleluya. Tukabana mu mahoro. Mbese mwanyakirira uramu pastor uri hariya? Reka tumwakire. Impamvu mwubaha kandi nkanamukunda, buriya pastor avuze ngo tugiye gutumira Karenzo, akavuga ati mva Karenzo mufiteho ikibazo naza. Pastor avuze ngo ntabwo nahinguka hano, amberayo rero, Imana izajira muberayo. Kandi mu gihe ababyeyi bazaba bageze mu ijuru uzaburimo, mu gitaramo cy'abera tuzabe turi kumwe. Hari ubabaye si? Hari uwababara ngo simwakiye? Oya, abo kubaha babubahe, abo gutinya babatinye. Haleluya. Nabatinyira ko mwankubita mwebwe, ariko uranka mwubahira ko anyoboye. Ko mutavuze amena mwebwe. Imana ibahe umugisha rero. Murakoze. Reka tugaruke mu ijambo ry'Imana rero. Ndimo ndi gushimira abayobozi. Ayoboye iyi ntara, ariko nkashimira n'abayobozi bayoboye itorero, tubanye mu mahoro. Numva rwose ibintu bimeze neza. Mwagira gutya ariko se kubira abantu ku isabato ni umunsi w'ibyishimo, umunsi w'umunezero. Yesu ashimwe. Kubera iki si tumaze iminsi twaratawanyitse,
ibibazo byaradusutaguje, bamwe baracuruje bagahomba, batetse ibiryo abagabo babo barabyanga. Hari n'abagabo burya bakunze gutota abagore babo, ariko uyu munsi kuva mu gitondo nta muntu uragutota. Isabato nziza, ni umunsi w'umunezero. Hari igihe ku bacuruza bakamwiba. Igeze nkora amavuna ahantu muri ibi bice byo hakurya iyi, nuko umubyeyi umwe abyukira mu materaniro afite agafuka karimo 60,000. Mu gusutama agiye kwitunganya, agafuka gasigara aho yarasutamye. Agenda atazi ibyabaye, undi mwizera arinjira abona za 5 ziri guhinguka mu gafuka, kwituma arabihagarika, arakayora arakabika ifaranga. Bisoza rero umukecuru hasize nk'iminota 20, ndi kuvuga ngo haleluya, ati mva aribyo nibutse we, umusaza aranyica. Ariko wari wayatoraguye, yari yasanze umukuru w'itorero, aramubwira tumva, mu bantu nakurikiye ntari kumenya bagiye ku musarani, natoraguye 60,000, mumubwira atasara, ahubwo amafaranga ndi nayo. Kabaza ikibazo mu bamaze iminsi muri iri torero, urubanza rugiye kuzabaho, wayaguyeho wayatanga? Suko Bibiliya tuyisoma buri munsi, kandi twese twagiye mu mazi, indirimbo turaziririmba, ariko se none akagafuka kaguyeho wagatanga? Karabaye rero, wowe n'umupira, wowe n'Imana yawe. Bisoza rero umukecuru arasaze cyane mu rusengero, umukuru w'itorero tumva, mukecuru ntusakuze cyane, ibyawe twabimenye, ituriza toya. Umusaza aranyica, ati humura. Amateraniro yarashoje, mukecuru araza bamuha amafaranga ye arayatahana. Yataje ari kuvuga ati mva muri iri torero hari Imana. Imana bashobora kuyibona ari woho babonye, Imana bashobora kuyanga bakurikije uko ubayeho, Imana bashobora kuyemera bakurikije uko ukora. Reka nsabe ijuru rikorane nawe, Imana ibe muri wowe nawe ube mu Mana. Nuramukubaye mu Mana, twarimbye indirimbo ya 2 tubwira ngo umwami ageze ku irembo. Ntabwo ari irembo riri hakurya, ahubwo ni irembo ry'umutima wawe. Ngo ibibazo bikunze gutambuka, inyigisho zikunze kunyura imbere yawe, indirimbo zihanyura, mukanya buriya igitaramo kiraba kimbitse. Ariko nanone ni ukukurehereza ngo aba bantu bari gutebutsa ko Yesu agiye kuzaza, agiye kuzaza. Nuko indirimbo ikavuga ngo umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje gukoranya abera babane mu ijuru. Ku irembo, ku irembo, ku irembo, ubari ku irembo ry'umutima wawe. Nuko araje kandi ageze ku irembo, ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, kandi tugiye guhabwa kubaho kwiteka. Ntabwo intambara izashira, ntabwo amahoro azahora, keretse ibyaha n'urupfu byatsembwe na Yesu, maze mu isi yagizwe nshya niho tuzabaho iteka. Kudapfa kwakuye gupfa, icyo gihe tuzaba dushize agahinda. Abantu burya bakunze kwita amazina, kera bitaga amazina kuvuga ngo arakagendana. Akagahinda kamuteye impande zose, yabuze abana, yabuze ababyeyi, ibyo kujya nabyo ntabyo, aho kuba naho agahinda kakamwuzura. Mu isi hari abantu bafite agahinda, nubwo bigaragara ko ibiryo byagusagutse, ariko ijambo rikavuga ngo Yesu ageze ku irembo, agiye kuzaza, aje kuzamura itorero. Abamukurikiye bakamunambaho. Numvise abaririmbyi bari kuvugamo abasore 3. Imwe ababonye bari abasore 3 babonaga itanura imbere yabo, bakavuga batumva rero umwami aravuze, ariko n'Imana yaravuze. Haleluya. Umwami aravuze, Nebukadineza n'Imana yaravuze, turakurikira nde? Nuko baravuga batumva, ni mbere nubwo hari umuriro turemeye tuwujyamo, uwaduhaye umubiri. Muje murakunda kwireba, munze kubona abantu b'inkumi bakunze kwireba ibere ko rihagaze, kababwira ngo ariko igihe kizagera ritembagare. Uwatanze ubwenge, uwatanze amaguru, uwatanze ibitekerezo, uwatanze amaboko, araguhamagara akagutabutsa ngo uyu mubiri utuyemo uzabora, ariko umunsi umwe uzambikwa kutabora. Yesu ashimwe. Umunsi umwe uzambikwa kutabora. Uje ukunda kwireba cyane, witegereze, wibwire kuri w'igihe gitoya. Niba uri w'igihe gitoya, biragusaba ngo ukore neza iby'igihe gito, kuko ibizaramba Yesu azabitunganya. Niyo mpamvu ndasoma somo hano muri Bibiliya, nifuje ko twarisangira,
kandi pasoro yarisomye, ndongera ndisubiremo mu rwandiko rwa mbere rwa Petero mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 17. ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakirwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe? umuntu ashobora kuba ari hano kuva mu gitondo ariko atubaha Imana, kandi iyo twubaha Imana burya bigaragarira no mu rusengero na gahunda z'itorero. hari abantu benshi bihambira muri iri torero ariko batemera gahunda zaryo. Imana ikabahamagarira kumvira gahunda z'itorero. iyo baryumviye, nasomye amagambo, nayasomye no muri aya materaniro, amagambo ari mu gitabo cyitwa Abami n'Abahanuzi page 378. harimo amagambo avuga ngo itorero rishobora kugaragaramo abanyantege nke benshi, ariko niryo ryonyine Kristo ahozaho ijisho ngo arikosore, aritunganye. Haleluya! aritunganye, aryeze. Bibiliya ikavuga ngo aryishyire ridafite inenge cyangwa umunkanyari. kubera iki se? ararikunda nubwo ririmo abanyantege nke, ririmo abibone, ririmo abirasi. Yesu akaguhamagarira kurikunda no kumukurikira. biba bikomeye ko abantu bihanye cyangwa se abantu b'abakiranutsi bakizwa. iherezo ry'abatumvira Imana rizamera riti? iherezo ry'abatumvira Imana n'abanyabyaha bazabahe? byaba bikomeye, byaba biteye akaga kuba utari mu bantu bari gucuruza hano mu mujyi wa Musanze, bikagaragara ko utagiye guhinga mu misozi, nta ngendo wakoze, ugahora wumva iby'Imana n'izi ndirimbo. ariko uje uratekereza, niyo mpamvu ituma utamasha ngo uje mu Mana? ibi bintu urwana nabyo ababyeyi bawe batazi, ibintu urwana nabyo umugabo wawe atazi, ibyo urwana nabyo umugore wawe atazi, ukaba urwana nabyo n'abaturanyi batabizi, ni ibiki bizatuma utaba mu giterane cy'abera? hagiye kuzaba urubanza. hari ikibazo cyabonetse mu gihe cya kera, mu isi ya kera. isi ya kera iyo dusomye mu Tangiriro mu gice cyaho cya 18, hari amagambo nifuza gusoma, ariko ndashaka ngo twigane amagambo avuga ngo imbere ya buri wese hari urubanza. imbere ya buri wese hari urubanza. aha ndasoma amagambo avuga ngo Imana yongera gusezeranya yuko Sara azabyara umuhungu. ariko abo bamarayika babivuze barakomeje bagirana ikiganiro na Aburahamu. Imana noneho ibwira Aburahamu ko igiye kurimbura Sodomu. ku murongo wa 16 niho ndasoma, abo bagabo barahaguruka baragenda berekeza amaso i Sodomu. Aburahamu arabaherekeza. Uwiteka aribaza ati, Aburahamu namuhisho ngiye gukora, kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira z'Uwiteka, bakagura ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Uwiteka aravuga ati, ubwo gutaka kw'abarega Sodomu n'i Gomora ari kwinshi, ibyaha byaho bigakabya cyane, ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho, kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. abo bagabo rero barahindukira bavaho baragenda berekeza i Sodomu. Aburahamu agihagaze imbere y'Uwiteka. Aburahamu aramwegera aramubaza ati, warimburana abakiranutsi n'abanyabyaha? ahari muri uwo mudugudu harimo abakiranutsi 50, wabarimbura se ukanga kubareka kubwo abakiranutsi 50 bahari? ntibikaguturikaho kugira utyo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha, abakiranutsi bagahwana n'abanyabyaha kirakazira. umucamanza wari mu isi yose ntibakora ibyo kutabera. Uwiteka aramusubiza ati, nimbona i Sodomu abakiranutsi 50 bari muri uwo mudugudu, nzahababarira hose ku bwabo. umuntu umwe niwe uvuze ngo amen. Aburahamu kuko yakundaga i Sodomu, kambwira abantu bari hano turi kumwe mu mavuna, buryo uramutse unakunda agace kanyu, hari ibintu bimbabazaga. abajura
umuntu akavunika ari gushaka ibintu, akavunika ari gushaka televiziyo, ngaze yarirebera amakuru y'ahandi, igisambo kirirwa mu makarita kitagira icyo cyitaho, kidashaka gukoresha amaboko yacu, kidashaka no kuba cavunika ngo cikorere, kikagucunga usinziriye, televiziyo kikayijana. Sinavuga ibi bisambo bidashaka gukora. Umuntu aba yaravunitse, abagabo benshi mugiye ko batakiryama, no kuryama ko ari gakeya, iyo yihaye gufurura cyane ko abo basezeranye bamusiga. Ibi bisambo buriya bizatura muri hejuru. Herutse gukora amavuna ahantu nashoje, twinginga umuntu yari yisharanye n'igisambo, kimwiba telefoni, twinginga kibe gihise gikuramo simukadi, baratelefona zibakomboze, twinginga iteraniro ryose riri hano kandi twese turasa, nyabuna wa gisambo we, kwinjira izagufasha. Ubwo tugiye gusenga wakwihangana telefone ukayizana, reka da, twateranye ariko n'ibisambo byaje. Ubu twateranye n'ibisambo birimo, kandi ntushobora kubona bigaragara nk'ibiri gusakuza, ahubwo kuko byazanye intego yabyo. Ni ibisambo nyine bishaka gutuma abantu bacura umuborogo, umuntu akirukanka kuhe n'umwaka, yamara kuyigura ibisambo bigatobora ikikoni, ihene bikayijana. Aya magambo ari hano, b'abamarayika bombi ni 19 agezeho, bagera i Sodomu nimugoroba. Loti yari yicaye ku marembo y'i Sodomu. Loti ababonye arahaguruka ngo abasanganire, yikubita hasi yubamye, arababwira ati, ndabinginze ba databuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu, muharare buke, mwoge ibirenge, muzazinduke mugende. Baramusubiza bati, oya, turarara mu nzira buke. Bajyaniwe, binjira mu nzu ye, abatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idaseguwe, bararya. Batararyama, abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota inzu yose. Abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri bo bahamagara Loti, baramubaza bati, abo binjiye iwawe muri iri joro bari, abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari he? Basohoye turyamane nabo. Loti aja ku rugi, arasohoka, abikingira inyuma ye, arababwira ati, bene data, ndabinginze ntimukore icyaha kingana gityo. Dore mfite abakobwa babiri batararyamana n'abagabo, ndabasohora ngo bagire ibyo gushaka byose, gusa abo bagabo mwe kugira icyo kubatwara, kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye. Ndabaza, Loti yari umuntu w'Imana? Loti yari umuntu w'Imana, agaragara abantu basanga, ariko mu mateka nimusoma mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi muzasangamo amagambo avuga amateka y'ab'i Sodomu. Umutwe uvuga kwibuka kw'i Sodomu. Amateka y'ab'i Sodomu bari barahaza abagore. Mu bimenyetso rero biranga ko tugomba kubwiza ubutumwa nta biciro birimo, nabo mu minsi turimo y'imperuka bahaza abagore. Uzumva iterambere mu bihugu byateye imbere ko ubu ngubu ni uburenganzira bw'umuntu kugira ngo umugabo ashaka undi mugabo. No mu Rwanda kandi byaraje. Ubu dufite abatoza kureba nk'abakobwa, gusuka imisatsi nk'abakobwa, gutoza iminwa nk'abakobwa, kuniga ijwi nk'abakobwa, kugira ngo umuhungu namubengukwa amujyane. Ariko ni iyihe? Kuko Imana yatanze imbere abantu, kandi kugira ngo babwire intandaro y'urupfu ni inda. Kuko inda yatanze imbere abantu bashaka kurya bakuzuza, ariko ntabwo bashaka ko hagira ibyo ku ruhande wacu. Niyo mpamvu umugabo ku mugabo ntabwo atari kundinda, barya imikati, banywa icyayi, barya inyama, banywa bagahurarana, ariko nibaryamana bagahuza imibiri ntawe atari kundinda. Ni ukuvuga ngo ibi bitekerezo mu minsi ya nyuma ni ukubyara. Abantu bakishegera ngo yewe barashaka kubyara. Ndakeka no mu bagore hano babyaye kabiri, ntawashenga ngo ajye gushegesha umumama undi mwana wa gatatu. Ariko inka yageze mu rugo ikabyara kabiri, wasenga umumama ibyare kane, wagenda ibyare gatandatu, yabaye igejeje mu 9. Ntabwo ndi kubararikira kubyara
Yesu yabwiye abo mu gihe cye, ntarasoza aya magambo, reka njye ku magambo Yesu yabwiye abo mu gihe cye uko bizamera ubwo Yesu azaba agarutse. Murebere ku mutini niwo cyitegererezo, ishami ryawe iyo ritoshe. Ndi gusoma ku murongo wa 32. Ibibabi byayo bikamera, mumenye yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko n'ubu bwoko butazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'Umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nguge ntibabimenya, kugeza aho umwuzure wazi ukabatsemba bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima umwe, azajanwa ariko undi asigare. Abagore babiri bazaba bafite ku rusyo rumwe, umwe ajanwa undi asigare. Nuko mube maso ko mutazi umunsi umwami wacu azazaho. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yaramenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza aricyo Umwana w'umuntu azaziramo. Uko bizamera ubwo Yesu azagaruka. Murebere ku mutini niwe cyitegererezo, ishami iyo ritoshe ibibabi bikamera, abantu bamenya ko igihe cy'impeshyi kiri hafi, kibaye biri hafi guhunguka. Ndasubira i Sodomu rero. Sodomu ab'icyo gihe bari barahaze abagore n'abakobwa, kandi muzabona n'iki gihe ushobora kubona abakobwa bakora ibishoboka byose ngo bambare ubusa babarebe, ariko abahungu babahaze bakikomereza. Buryo bakiguharayo uratambuka bakarebayo, ariko iyo baguhaze dufite abariho benshi muri no minsi biga kwambara ubusa. Burya mu nama zitangwa ziravuga ngo mbere yuko wigisha abantu ngo batasambana, bigishe kwambara. Mbese niba wirirwa wanitse umugongo uri inkumi, abasore bakunda umugongo bananirwa kurebayo. Mbese niba wirirwa wanitse ibibero, abasore bakunda ibibero bananirwa kuhareba. Mbere yuko wigisha abantu ngo batasambana, bigishe kwambara. None se niba wirirwa wanitse ibere, abasore bakunda ibere bananirwa kurireba. Ariko abo mu gihe cya Nowa no mu gihe cya Loti bari barahaze amabere, bikumburiye abagabo gusa. Niyo mpamvu Loti mu ntege nke yagize aravuga ati bafite abakobwa batari baryamana n'abagabo, mungiriye neza. Loti yakundaga abashitsi. Ariko nkabaza bizera bari hano, mbese hari umuntu waryo wawe kabiri ataguhingiye, ubwa gatatu akabikoramo? N'ukuntu bibonaga wavunitse. Bonaga abantu benshi ku ngo zatetse inyama, niba basanzwe bavugira muri soprano, bose bakavugira muri bass. Niba hari umushitsi uje, muje gukora iki? Twari tuje kubasura no kubaganira. Umujinya urazamuka, kandi hari igihe ugira umujinya ngo barazirya batanazirya. Sinzi niba turi hamwe. Ariko Loti w'umunyabuntu yaravuze ngo abagabo nubwo ntabazi, aho kugira ngo babagirire nabi, ahubwo nibagirire nabi abakobwa banje narabibyariye. Nuko abagabo baravuga ati nubwo watwingingira izo nkumi, umutima warazihaze. Ndabaza, mbese ubu abahungu bahaze abakobwa cyangwa? Urabimenya ku mutima wawe. Ubu dufite abahungu babana n'abakobwa kurenza abagabo bafite abagore. Kuwa mbere akamusohokana Igisenyi, kuwa kabiri akaba ari nawe i Kigali, undi kuwa gatatu bakazaje Ibyumba, n'undi wafashe kuwa kane akahindura uwa kane, n'ubundi bakazajyana i Kigali, kuwa gatanu bakaba bari Kayonza, wa gatandatu icyumweru kigashira sohokana buri mukobwa kugenda arahinduranya nk'uko guhinduranya imyambaro. Kandi kuko abakobwa bamaze kwishiramo ko babaye benshi, imitima ikaba yarahahamutse, aragenda akamwereka ko amukunda atanamukunda, akamwereka ko yamwimariyemo, naho umuhungu ari kumubara ati nindamuka amaze kumubona sinzongera no kumusuhuza. Tugwije abahungu benshi babatesha mutwe, akagaragara nkuzi ubwenge yarize azi n'Icyongereza, ariko imbabazi muri we yagirira mushiki we ntazo. Yamara kumurindagiza muteye inda, agatangira nayo kumusebya avuga ati umva uriya mwamubonye igihe
wakoreraga, kandi nawe watumaga ataha nijoro, imbere yawe hari urubanza mu gutesha umutwe. Nkunze kubwira ababyeyi babyaye no ku isabato ijambo nararivuze, nkiri mutoya nakundaga gutera amahane cyane, ntabwo wamvugiragamo ndi kubona uri gukora ibitari byo. Niba umaze kumpindanyiriza umwana wankubita, nkunze kubwira n'abasore bafite imbaraga bansu bavuga ngo wankubita ariko nanjye nakuruma, kuko ucumbisha imbaraga nagutera ibuye. Kubera iki se? Warahemutse, umutima w'imbabazi ntawo, umaze guhindanya abana 9 none ukungikanye n'uw'i Karongi ngo niwe ugiye kubakana nawe, ngo uri amasore uziritse abana 9 wagiye urabyara, bakuvuzeho ugaragaza kuri umuntu w'intama kandi uri igisambo. Nakuruma njewe. Nakuruma singo uyu pastor se harubwo ndahita ndumana, nakwihana nyuma namuciye urutoki, yambatiza namuciye urutoki. Dufite abana benshi b'abanyamwaga barindagiza abakobwa, ukamurindagiza kuva hasi kuko azi ko naramuka kwetse gatoya urahita wifatira abandi. Ubu dufite abana abasore babitsemo ubwoba, agahora afite ubwoba, ndamutse muretse buriya ntaryamanye nawe yafata undi, uri umugore we kandi uri iwabo, nturi umukobwa nturi n'umugore, kereka ahubwo mugahinda gusa. None yaba yaranteye inda, Sodomu ni Gomora, ibi byaha bimaze kugera mu ijuru, marayika yaramanutse aje kureba ibintu bari kurega bimeze bite, kandi byari byo. Marayika wamanutse mu gihe Sodomu agiye kumanuka, yongera yitegereza ibyawe, imyaka umaze urindwa, imyaka umaze uri mu mahoro, imyaka umaze uri n'ababyeyi, ariko ugashaka gutesha umutwe abandi babyeyi, Imana izakubaza. Ndaja magambo bashaka kugira ngo nsoze, ariko bikanga nkumva bitari kwemera, kandi ijambo ry'Imana rirakiza. Hari amagambo nsoma ahumuriza ari hano muri iki gitabo cyarengera ubuzima ku paje 37. Nshaka gusomamo aya magambo avuga ngo Yesu azi ingorane za buri muntu, icyo akora yita ku ngorane, yita cyane ku muntu utagira kivurira, ugundagurana n'imitego y'umwanzi. Impapuro zo kubohoza ubwoko bwe yazishimishije amaraso ye. Yesu yaratubohoye. Muri uku kutubohora ntiyifuza yuko abaguzwe igiciro nk'icyo batsindwa ngo barimbuke. Uyu munsi ahagaze ku ruhimbi rw'imbabazi atura Imana amasengesho y'abifuza ubufasha bwe. Ntabwo asubiza inyuma umuntu umusanze yicishije bugufi, atanga imbabazi zisesuye. Umuntu wese ubishaka ashobora kwisunga imbaraga z'Imana, kandi Yesu yakira abamuhungira hatitaye ku byo babarega. Amen se. Yesu ni mwiza rero, azi ingorane zawe, azi ubuhemu baguhemukiye, azi ingorane uhura nazo, urugamba urwana. Ku murongo waho wa 15 w'igice cya 19, kanirukanke ndaseho nuko ndekera aho ngaho, mbareke tuje kuruhukaho gato tugaruke mu gitaramo. Ku murongo wa 15 hari amagambo ahari avuga ngo nuko bukeye mu gitondo b'abamarayika baterano tumwete bati haguruka ujane n'umugore wawe n'abakobwa bawe bombi bari hano kugira ngo utarimburanwa mu gihano cy'umudugudu. Maze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe nuko umugore we nuko abakobwa be bombi, Uwiteka mubabariye, baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. Bamaze kubakuramo, umwe muri baravuga ati hungu udapfa nturebe inyuma, kandi ntutinde utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi utarimbuka. Ikibaya cyo mu gihe cy'Isodomu, ubu nawe imbere yawe hari ikibaya cyuzuyemo ibyakuzimiza. Harimo ikibaya kirimo amafaranga. Benshi bakundaga Imana bataragira amafaranga, babaye ababosi by'Imana. Ubu nukurebana mu seseme gusa, nukurebana mu seseme, nukureba mbese batagira amafaranga bo, nukubarebana intege nke, bariya bo nta murongo bagira. Ariko nawe amafaranga. Mfite indirimbo y'ikirundi ivuga ngo abantu bakunze gupfa amafaranga, abantu birukanse amafaranga kugeza kuva bavutse kugeza bakuze, kandi abafite amafaranga abantu barabubaha bakagira ngo ni abanyabwenge. Ariko igisubizo gishaka intege n'iki ngiki, nubwo wayirutse
igihe uzaba upfuye amafaranga ya banka, amafaranga ya leta bazayagukura mu mufuka. Ibyo uzamenya ni ibyo wariye, wa mwirasi we. Nta zina ryawe rihari. Igihe wihaye kuyahisha kure bazayavanayo. Nta n'igiceri cy'ijana bazamanukana, nta buku uzongera gutaha, nta hoteli uzongera kujyamo, nta mugore uzongera gutereta ngo umuteshe umutwe. Ibyawe bizaba birangiye, amafaranga yawe acumburwa n'abandi bayafate babe ba bosi. Muri aya masaha nongere mbabwire, mu karoti baranditse basobanura mu karoti mu bakurambere n'abahanuzi, ntabwo yazize gusambana, nta nubwo yazize kwiba, ntiyasize no kurwana. Ibi mbabwiye ngo naje mu mbaraga kubera umujinya nagize. Ntabwo ibyo mu karoti yari abifite, ahubwo yazize ikintu cyo guhinyura. Ukaba uri hano uri muri iri torero urihinyura, uko batuzi ukabihinyura, uko babaza icya cumi warabihinyuye. Cyakora wiza kwirirwa wicaye muri izi ntebe uri umugwiza murongo. Nta bintu bikorerwa hano imbere wemera, n'abo batoye ntubumva. Urahura uwo guhinyura gusa. Mu karoti yahindutse inkingi y'umunyu, ngo abakabaro, niko ibyanditswe bivuga, yabaye akabaro rero na bugingo n'ubu. Kubera guhinyura bashobora kuba batari bagufata wibye voka, ntibagufate wakoze mu mufuka, ariko ihinyura ryawe rikazakurimbuza. Muri aya masaha nongere mbibutse, ageze ku irembo ry'umutima wawe, arakwereka biriya abandi batazi. Dore n'ibi ngibi urabyica, dore n'ibi ngibi naragukijije, dore n'ibi narakurinze, dore n'ibi nabanye nawe nk'umutima wawe. Imana ishaka muri aya masaha ya 6:30, Imana ishaka umutima wawe. Wabyemera se? Wasaba ijuru ngo Mana, niba urubanza rugiye gutangirira mu binzi y'Imana, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza rizamera rite? N'ugupfa nabi. Wakwemera Yesu ukamuha umutima? Katura bari kumva Yesu bamuha umutima. Imana ihira ikiganza cyawe, kandi mwuka aho ntageze hagere, aguhamagarire kongera gukosora ibyakunaniye, kandi we nta kimunanira, ashobora byose. Yesu nahishurwa azasange turi maso, azasange twarakoze ibyiza, azaduha ubugingo buhoraho. Niko gusenga kwanjye namwe ndabasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Harumva yamasha? Dufite abantu bamashije bazabatizwa. Eko mutavuga amen? Bashatse guha Yesu umutima wawe, bavuga turashaka gukorera Imana mu minsi tuzamara tutazi. Sinzi niba bari hano, baregera hano hafi. Iyo nagize amahirwe nkabona pasitoro bafite amahirwe yo kugira ngo basengere, Imana ibafashe, Imana ibarinde ibyuririzi, Imana ibarinde impanuka, Imana ibaha amahoro kugira ngo bazajye mu mubatizo ntacyo bashinja Imana. Kanibutse abantu nagiye turandika gutya, muze hano maze tubasabire. Aya magambo avuga ngo ndababwiza ukuri, ntawe uzajya mu bwami bw'Imana atabyawe ubwa kabiri. Gute? Atabyawe n'umwuka, atabyawe n'amazi. Kaguhamagara rero, niba uri kuba ufata icyemezo, Satani yabatsinzwe, kandi uze dufatanye gusenga. urera ishimwe, icyubahiro no guhimbazwa bikomeze kuba ibyawe iteka ryose. Turagushimye mubyeyi mwiza, tugushimiye umugambi ufite ku bwoko bwawe, ibiremwa byawe wiremeye, utifuza yuko hagira n'umwe usigara muri iyi si imburagasani. Umwanzi Sekibi yamanukiye afite umujinya mwinshi. Turagushimira intsinzi ya Yesu Kristo ku musaraba. Turagushimira yuko kandi agiye kugaruka bidatinze, azanwe no gucura itorero. Turagushimira ibihe byiza nk'ibi ukomeza kugenda uduha, amahirwe nk'ayo ukomeza kugenda ushyira imbere yacu, kugira ngo bibe ibihe byo kudufasha kurushaho kunoza imyiteguro. Tugushimiye n'aya mahirwe waduhaye y'ibi byumweru 2 yo kumva ijambo ryawe. Izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Wavuze neza yuko aho ijambo ryawe rizavugirwa hose ritazagenda ubusa. Tugushimiye yuko muri iki cyumweru habonetse abana bawe bumva ijambo ryawe, kandi barashaka guhamya uko kumva binyuze mu kwizera, kandi binyuze mu mubatizo wa Bibiliya, umubatizo w'amazi menshi. Imbere y'iteraniro rero hari abahungu n'abakobwa
bahisemo kugukurikira no kukwegurira imibereho yabo ngo igengwe n'ubushake bwawe, bateye intambwe bagusanga, ubakire turakwinginze. N'abana bato mu by'umubiri, n'abana bato mu by'umwuka, ubareresha amata y'umwuka, ubakuze mu bya mwuka, kugira ngo bakomeze kukurangamira wowe wenyine igisubizo cy'ibibazo n'ingorane zose duhurira nazo muri iyi si, maze bakomeze kukugiraho ibyiringiro, nawe ukaramburira amaboko kubakira no kubakomeza igihe bugarijwe n'umwanzi, bagakomeza kubona ukuboko kwawe, bagakomeza kubona ubuntu bagiriwe, ku iherezo tuzaharaga n'ubugingo buhoraho. Bumvishe ijambo ryawe rero yuko uri bugufi kugaruka, kandi basobanukiwe neza nuko icyatuma babaho mu mahoro ataratangwa n'umuntu uwo ari we wese, ahubwo amahoro Yesu atanga aribyo byonyine byatuma umuntu abaho aguwe neza kandi ashikamye. Turagusabye kugira ngo ayo mahoro nk'uko wabisezeranye uyabasangize, turakwinginze, maze bakomeze kubona kugira neza kwawe, bakomeze kubona ukuboko kwawe. Ubarinde Satani utera mu buryo bwari bwo bwose, kugira ngo bakomeze kukurangamira, bakomeze kubabera ubwugamo bw'umugaru, maze niwerekanwa bazahabwa ubugingo buhoraho. Dusabiye imiryango baturukamo kugira ngo uyihe amahoro, bahe kugubwa neza, kandi uhereye uyu munsi bakomeze kwerereza izina ryawe binyuze mu mico, mu mimerere, mu mitekerereze, kugira ngo aho bagenda, aho bakorera, bakomeze guhesha izina ryawe icyubahiro. Komeza uhagarikire umugaragu wawe kandi ukomeje iyi gahunda y'ikindi cyumweru gisigaye, kugira ngo Umwuka Wera akomeze kugenderera imitima yacu twese, baba abizera basanzwe, natwe dukomeje kugira amahirwe yo guhuguzwa ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo kizagaragaza yuko twanyuzwe n'ibyo twigishijwe, bizabe impinduka izagaragarira mu byo dukora, impinduka izagaragarira mu mitekerereze, maze nugaruka tuzagusanganire tudatsinzwe. Reka rero kubw'uyu munsi dukomeze guturiza imbere yawe, uduhe gukomeza kukwishingikirizaho, kuko ni wowe soko y'imbaraga, ni wowe soko y'ibisubizo ku bibazo byose, maze ibidukwiye kukuza ubukene bwa buri wese, ibi byatugirira umumaro, aba ari byo uduhana n'abakwizera bose, kuko tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.